Ndagusuhuje mukunzi wacu hari nako nagwaye ikaze iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi tariki 25 Nyakanga 2024 tuje kubabwira inkuru ibabaje, inkuru y'icamugongo. Mwagiye mubona amavideo menshi ku mbuga nkoranyambaga y'impanuka yabereye mu mujyi wa Kigali, uvuye kuri ET2000 ugana kuri Shike. Urabizi impanuka yahabereye ni impanuka na n'ubu abantu benshi umuntu wese wayibonye arimo aratekereza agahinda kakamwica, kuko ni impanuka yabaye mbi cyane. Mwumve ko hakomerekeyemo imodoka 5 na moto 10 zose zangiritse, abantu 5 nabo barakomereka. Uraza kumenya mbese n'ubundi iyo mpanuka yatewe n'iki, mbese n'undi byaturutse hehe kugira ngo ibyo byose byangirike n'abo bantu 5 bose bakomereke bikomeye. Mbese umuyobozi wa polisi cyangwa umuvugizi wa polisi mu Rwanda yasabye iki abatwara ibinyabiziga? Ese wari watwaye icyo kinyabiziga we byaha byamugendekeye bite? Icyo rero nkusabye nyabara nuko wadushyigikiye ukareba munsi y'aya makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Urabona ijambo subscribe cyangwa s'abone, utukandaho n'akazugira kaza nako kandi ukigiye uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufata akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'icamugongo, inkuru yababaje abantu benshi cyane. Ndabizi nta muntu wese utiyize umenya ibyabaye ku byabereye mu mujyi wa Kigali kuri iyi mpanuka yaraye ibaye. Rero tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nkuko twari tumaze kubabwira, mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu murenge n'undi wa Nyarugenge, akagari ka Kiyovu, mu mudugudu wa Nyarurembo, kuri wa gatatu tariki 24 Nyakanga 2024, imodoka y'ivatiri yari itwawe n'umudamu yamanukaga umuhanda uva ET2000 yerekeza kuri Shike. Habari impanuka y'imodoka yakomerekeyemo abantu 5 yangiza n'ibindi binyabiziga birimo moto 10 n'imodoka 4 byari mu muhanda. Umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yatangaje ko impanuka yatewe nuko hari imodoka ya bisi Yutongo yabanje kugonga imodoka y'ivatiri yari imbere. Umushoferi wari utwaye iyo vatiri aho gufata feri afata umuriro agonga ibindi binyabiziga byari mu muhanda. Mu magambo ye, umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda SP Emmanuel yagize ati, kubera ko yafashe umuriro wo moto 10 n'imodoka 4 zose zangiritse ndetse abantu 5 barakomereka, ubu barimo kwitabwaho ku bitaro bya CHUK. SP Kayigi avuga ko mu bantu 5 bakomeretse harimo umwe wakomeretse cyane, akaba ari kumwe n'abandi mu bitaro bitabwaho n'abaganga. SP Kayigi avuga ko nubwo uyu mugore wari utwaye iyo modoka y'ivatiri yafashe umuriro abantu bagakomereka nabo hasize ubuzima, kandi inzego z'umutekano zahise zihagera zitanga ubutabazi bw'ibanze ku bakomeretse. Umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yibukije anagira inama abashoferi kubahiriza amategeko y'umuhanda birinda amakosa ateza impanuka. Yabasabye kwibuka ko batagenda mu muhanda bonyine, kandi ko iyi modoka zitwara abagenzi ziba zitwaye ubuzima bw'abantu, bityo abashoferi bagomba kwitwararika mu migendekere yabo no kwirinda gucomora ibyuma byashyiriweho kuringaniza umuvuduko wo mu muhanda, ari byo bizwi nka speed governor, kuko iyo babicomoye bituma bakora impanuka kubera umuvuduko baba bahagaze. Abatwara ibinyabiziga bagomba kwitwararika, ndetse igihe umushoferi ahuye n'impanuka agomba guhagarara kugira ngo afashwe, kuko iyo habayeho kudahagarara ateza ibyago n'abandi bagenda muri uwo muhanda bagakomereka. Reka dukomeze twihanganishe abo bantu bakomeretse, ariko twizeye ko baza kuza gukira bakongera bagasubira mu buzima bwabo busanzwe.
Reka tugushimire wowe wakoze subscribe cyangwa sabone kuri KN Radio kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire umunsi mwiza.